Yesu ashimwe, ndabasoje mu izina rya Yesu, bakunzi ba Panuel TV, muryango mugari, nongeye kubahereza ikaze mbasuhuza cyane, nari mbakumbuye. Dore twari tumaze iminsi tudahura, twari tumaze iminsi tutaganira kubera impamvu zitandukanye, ntabwo biba byoroshye, ariko ndabasuhuje. Abo mumeze neza mukomeze gukomerera mu buntu bw'Imana, abo bitameze neza kandi namwe mukomeze kwihangana. Ni ukuri Yesu aracyariho, Yesu aracyahari. Ibyo udashoboye Yesu arabishoboye, ibyo utakwirangiriza Yesu arahari kugira ngo abirangize. Aho ubona nta nzira Yesu arahari kuyigucira. Rero nakubwiraga ngo komera, wowe bitameze neza, wowe urwaye komera, wowe wabuze uburyo komera, wowe wumva nta byiringiro ufite komera, kubera ko Yesu nta kindi cyamuzanye, yazanywe nawe. Haleluya. Rero ndabasuhuje, ni ukuri hano ni handi tujya duhembukira, nimwe tujya duhura tuganira ku ijambo ry'Imana, tuvuga kugira neza kw'Imana, tuvuga imbabazi nziza za Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Rero nimugubwe neza muri Kristo. Reka mu mwanya wo gutangira ikiganiro, reka mbaze senga Imana, kubera ko ariwo mugenga wa byose, niwe twereka byose, niwe utuyobora muri byose, niwe udushoboza muri byose. Kubwanjye nge ntacyo nashobora, kubera ko ndi umuntu buntu, ariko imbere y'Imana Data wa twese dushobozwa nayo. Reka dutangire dusenga Imana. Urakarama, uri umukunzi mwiza, uri byose muri bose, nta wasa nawe Mesiya. Tugushimiye akanya keza rero uduha kongera kuganira n'ubwoko bwawe. Twemerere amasaha meza Data wa twese, wongere wigaragaze, imbaraga zawe zidasanzwe zongere zigaragare. Unyemera aya masaha duhabwe umugisha nawe, twongere tugendererwemo nawe mu izina rya Yesu. Aya masaha meza ndasenze kugira ngo umuntu wese uzabasha gutega amatwi Imana iki kiganiro, kugira ngo azagera hava naho agana mu izina rya Yesu Kristo, ahemburwe nawe kandi arusheho gukomerera mu buntu bwawe mu izina rya Yesu. Abarwayi bakire, abashonje bahage mu izina rya Yesu, kandi ubuntu bwa no gukomera kwa rusho kubana natwe, ni mu izina ryera rya Yesu dusenze twizeye. Haleluya, haleluya. Rero dukomeje kubahereza ikaze, dukomeje kubabwira ngo nimukomerere mu buntu bw'Imana. Ni ukuri nari mbakumbuye kubera ko ndabakunda, kubera ko nyuma y'urukundo nta kindi, nyuma y'uru rukundo nta kindi kiriyo, kubera ko nuko muri iyi minsi igoranye, muri iyi minsi ikomeye, urukundo rukomeje kurangira cyangwa se rukomeje gukamuka mu bantu. Ariko cyampa njyewe nawe, njye nkunda kubabwira cyane ngo mwebwe duhurira hano, ujye ugerageza hagira umuntu umwe wishima, hagira umuntu umwe wakira ibyishimo binyuze muri wowe, bivuye muri wowe. Byibuze umunsi ntugashire nta muntu usetse biciye muri wowe, umunsi ntugashire nta muntu uhaye ibyishimo, byibuze avuge ngo ndanyuzwe kubera runaka, ndanezerewe kubera runaka. Ibyo nibyo Kristo bimunezeza, ibyo nibyo Kristo bimusubizamo imbaraga. Nuko ubona kenshi na kenshi abantu muri iyi minsi urukundo ari kugenda rubashiramo, ugasanga kugira ngo ubabare kubwabaye kuri mugenzi wawe, kubera ko nasomye ijambo rambwira ngo dufashe igihe mu ntambara. Ntabwo ibintu byose bizahora ari byiza, ntabwo umuntu azahora aseka iminsi yose. Habaho no kugeragezwa, habamo no guca mu ruganda, habamo n'igihe cy'umubabaro n'icy'ibyago. Ariko noneho muri cya gihe cy'umubabaro n'ibyago, mbese umurokore akeneye iki? Akeneye umurokore mugenzi we, kugira ngo amubwire ngo komera, amubwire pole, byibuze yongera amugarure mu ibyiringiro. Ariko nyine ikintu kibabaje kurusha ibindi byose, kugira ngo umuntu yomorwe n'umurokore mugenzi we, ahubwo abantu bo hanze nibo bari gufata iya mbere kuza kumwomora. Ariko byari byiza, byari bikwiye ko byibuze kubera ko turi ingingo zuzuzanya, waba umuti wa mugenzi wawe, ukaba uvura igikomere cya mugenzi wawe, kugira ngo ugikomeze, kugira ngo gisyonyore. Nje kukubwira ngo ihangane mu gahe gatoya, hagira umuntu umwe useka, hagira umuntu umwe wishima, hagira umuntu umwe wakwakira umunezero biturutse muri wowe. Ndakwinginze, ndagusabye, nciye bugufi imbere yawe, nimba koko waramenye Yesu, nimba koko warakeye Yesu
nk'umwami n'umukiza wawe. Haleluya. Gerageza byibuze utera intambwe mwe ube ibyishimo bya mugenzi wawe kugira ngo mubere inkomyi. Ubu ngubu dufite abantu babaye ba Goliyati mu nsengero, dufite abantu baritambitse mu nzira kugira ngo bagenzi babo batabasha kwinjira, ariko ntabwo byari bikwiriye, kubera ko umuntu agannye agiye kuhomorerwa niho ari gukomerekera. Ese koko byari bikwiriye ko dukomerekera mu biganza by'abadukakwiye kuba baduhereza ibyishimo cyangwa se umunezero? Ntabwo bikwiye. Shuti yanjye, isuzume nanjye nisuzume, ongera usubize umutima impembero, byibuze wibuke icyo Yesu yavuganye nawe. Ntabwo Yesu yakubwiye ngo genda witambike. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo igihe iyo Goliyati yavaga mu mwobo aho babaga bihishe, aho babaga bari, iyo yavagamo byonyine akivuga ngo Abisiraheli bose basubiraga hasi bakajya mu bunyegero. Kubera iki? Gutinya Goliyati. Kandi Abisiraheli bari bafite isezerano mu by'ukuri, ariko ntabwo bongeraga kwibuka isezerano kubera ubwoba bw'uyu mugabo bitaga Goliyati wabaga wabitambitse. Yabaga yamaze kubitambika, yamaze kuvuga ijwi rikomeye kugeza ubwo buri muntu wese atitaye ko yizi intambara, atitaye ko afite intwari ikomeye, yahitaga agira ubwoba bukomeye cyane. Kubera iki? Uyu Goliyati yari yarazengereje ubwoko bw'Imana. Uburebure bwiwe buri wese yaraburebaga ngo agatinya, ubunini bwe buri wese yaraburebaga agatinya, bityo bigatuma nta muntu n'umwe ubasha gutinyuka byibuze ngo avuge ko n'Imana yaba ihagaze mu ruhande rwe. Ariko dushimiye data wa twese Dawidi, wibutse ko Uwiteka yabanye nawe mu ishyamba akamufasha kwica indubu ndetse n'intare, bityo akavuga ngo uyu Mufilisiti utarakebwe ntabwo akwiriye gutoteza ubwoko bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu rero nshaka kukubwira ngo nawe wikwigira Goliyati, wituma ari abantu basubira inyuma, wituma ari abantu babivamo, wituma ari abantu bahaga ijambo ry'Imana cyangwa se ngo bagahaga mu nzu y'Imana kubera ibikorwa byawe bibi. Mushumba, muvuga butumwa, muhanuzi, ongera wisubiremo, wituma abantu bagwa, wituma abantu basubira inyuma. Ongera wibuke umuhamagaro wawe, ongera wibuke icyo wahamagariwe, icyo wahamagariwe ugifata ugikomeze, icyo wahamagariwe ntukirekure, byibuze hagira umuntu unezerwa. Kubera ko ndabizi neza ko nta mubare Imana yagutumye, ariko umwe wonyine uzahagarara wisobanure mu muhamagaro yaguhagaritsemo, uburyo wawukozemo n'uburyo wawukoresheje. Imana ishimwe cyane. Niba uri umwe mu mubare w'abatumye abantu basubira inyuma, nabyo uzabisobanura. Kandi nimba uri umwe mu bantu batumye abantu bakizwa, nabyo uzabisobanura. Uko byagenda kose nta kintu na kimwe kitagira iherezo tukiri muri iyi si. Nakubwiraga rero, gerageza wongere ugire umuntu umwe unezerwa ku bwawe, ugire umuntu umwe byibuze ajya ahagarara avuga ati nabonye umukozi w'Imana, nabonye umupasitoro, nabonye umuvugabutumwa. Byibuze ariko biteye isoni n'agahinda yubona uyu munsi wa none abantu twita ngo ni abanyamahanga aribo bari kwicara bakajajinga icyitwa abakozi b'Imana. Birababaje, biteye agahinda. Nyamara nubwo bimeze gutyo, nyiri umurimo uwaguhamagaye arimo arakureba, ibyo ukora byose arimo arakureba, uko wigira kose arimo arakureba. Rero mwe guhereza isi ijambo, ahubwo mureke muba bahindura isi ye gukomeza kudukurura, isi ye gukomeza kuduhindura. Nshuti z'umusaraba, nshuti za Yesu, nukuri ndabingingira kongera gusubira ku isoko, ndabingingira kongera gusubira ku kagezi, ndabingingira kongera gukomerera hahandi Imana ikureba ikakwishimira, hahandi kureba bikakunezererwa. Nukuri nyankunda umugabo bita Dawidi, ndakomeza muvugaho. Dawidi ngo Imana iraho yitemberera yirebera, ubwo Sawuli yari amaze kugomera Imana, ubwo Sawuli yari amaze gucibwa ku ngoma, hanyuma ngo Imana iratembera igera mu ishyamba. Haleluya. Imaze kugera mu ishyamba, ibona uyu mugabo bita Dawidi, ngo irebye imwitegereje, ibona afite umutima uca bugufi ngo kandi uyubaha. Imana igenderera umugabo bita Samweli, aramubwira ngo Samweli we, ndarebye nditegereje, mbonye umutima wanjye ukunze, mbonye umuntu ufite umutima nk'uwo nshaka, mbonye umuntu unezerewe. Haleluya. None simbuka ujye mu muryango wo kwa Yesaya, unyimikire Dawidi.
Imana ishimwe. Ongera wibuke, uzi ko Imana yari imusanze mu ishyamba, uzi ko yamurebaga mu ishyamba mu butamatama aho yaragiriraga. Niyite kuri bene nyina bari baratojwe intambara, niyite kuri bene nyina bari bafite uburanga bukomeye. Hahandi mu ishyamba abariho imusanga. Haleluya. Mishatse kuvuga iki? Imana data wa twese yaguhamagaye bitewe nawe igusanze. Haleluya. Ntabwo igibasha kwita kubanza ngo wowe urakomeye, wowe urashoboye, reka nguhamagare cyangwa se ngutoranye. Nimba yaratoranyije Dawidi yari mu ishyamba, wowe yagutoranyije gusanze. Nimba se Dawidi yarakoze ibyo yagombaga gukora mu gihe cyiwe, wowe uri gukora iki mu by'ukuri? Uri gukora iki? Uri gukora iki? Igihe Imana iguhagaritsemo uri kugikoresha gute? Aho ntabwo ubaye inzererezi nk'abandi bose, aho ntabwo ubaye ibirura nk'abandi bose. Shuti yanjye, ongera wisubiremo, wongera uzirikane aho Imana yaguhamagariye igukura. Ye kugukura mu ishyamba ngo ikwicaze ibwami, nugera ibwami usara umusazi, wibuke intego y'urugendo, wibagirwe puriti intego y'urugendo, usara umusazi, utangire gukandagira abantu, utangire kumva ari wowe ushoboye, utangire kumva ari wowe uhambaye. Oya, ibyo ntabwo bikora imbere y'Imana. Ahubwo nimba yaraguhamagaye ukaba wibuka aho yagukuye, ukaba wibuka umuhamagaro yaguhamagariwemo, Imana irashaka ngo ukomereze muri iyo njyana. Imana irashaka ikomereze muri uwo mujyo. Wihindurwa n'ibihe, wihindurwa n'ibyo Imana iguhaye, wihindurwa n'impamvu Imana iguhaye. Ni ukuri inshuti yanjye, biteye agahinda, biteye umubabaro. Ntabwo mbizi nimba ari njyewe njyenyine uri kubibona, ariko ndabizi neza ko ari n'abandi bibabaje uko byagenda kose, kubera ko haracyari 7 bitarapfukamira Bayali. Ariko mureke dushyiremo agatege, dushyiremo imbaraga, kuko Satani cyagambiriye ni ukurangiza ubwoko bw'Imana, ni ukurangiza icyitwa umukozi w'Imana ahari hava akagera. Haleluya. Mureke dushyiremo intege, twongere twambare imbaraga, dusenge, twambura aba bantu Satani yamaze kugira imbata. Hari abantu Satani yamaze kwicarira, hari abavuga butumwa Satani yicariye, hari ababishop Satani yicariye, hari abapastor Satani yicariye, yamaze kubakoropamo intego y'urugendo. Rero reka nkwinginge nshuti yanjye, reka nkwinginge, nongere nkwinginge, wowe mukunzi wa Panuel TV, wowe mukunzi w'ijambo ry'Imana, wowe mwambasaderi mwiza wa Yesu, fasha dushyire ivi hasi, duhamagara Uwiteka, duhamagara imbaraga z'Imana zongere zifata aba bantu. Yesu yongere abafata bakomeze. Haleluya, haleluya. Nkunda umuririmbyi uvuga ngo Yesu aramfata akankomeza, kuko ankunda bihebuje, harankomeza. Nukuri Yesu ajya dufata akadukomeza. Mureke tujye ku mavi, mureke dupfukame, mureke duhamagare yera, mureke dutabazi yera. Aba bantu bari kurimbuka bavuye mu byizerwa, aba bantu bari kurimbuka bava mu nzira nziza y'Imana, aba bantu bari gusubira inyuma, twongere tubingingire, kubera ko maze kubona ko n'abatari bo bakuruwe n'isi cyane, maze kubona ko atari bo Satani arimo arabashuka, Satani arimo arabashuka, akabereka ibishayininga, akabereka ibizarangira, akabereka ibintu batazamanuka iriye pfo. Ni ukuri mureke twongere tube ku mavi. Aba bantu irari ry'ibyisi ryongere ricube, bongere bibuka Imana yabahamagaye, bongere bibuka ubutayu Imana yabakuyemo, bongere bibuka inyanja Imana yabambukije, bongere basubire ku kagezi, bongere babane n'Imana, kubera ko Imana yagutoranyije ibona ko uri umuntu uzageza ubwoko bwayo imbere, ukabageza i Kanani. Ariko kugira ngo bageze i Kanani uri kubata mu butayu. Kubera iki? Kubera iki? Reka twongere dusubire hahandi twavuganiye nayo. Imana data wa twese ni nyembabazi, iracyari ku ngoma, ni ukuri iracyateza ibiganza. Wakongera ukayihendahenda, wakongera ukayinginga, ukayibwira ngo ndabizi nari naratanye, nari nasubiye inyuma, hari ibintu byankuruye, ariko igihe kirageze.
igihe kirageze ndabyibuka cyane nka 2019 Imana yegeze ivuga ngo nimukomere kubera ko abari kunsengana mu kuri no mu mwuka ngiye kubabereka abo nahamagaye ngiye kubereka abo nahamagaye nabo ngiye kubatwikurura bamere nk'amasega none nibizo ndi kugenda mbona hanze hano ariko Uwiteka Imana amahoro adutabare kandi aturengere cyane ahubwo adusubizemo imbaraga umuntu umwe yaravuze ngo uhagaze nawe yirinda atagwa ndakwinginga ngo wongere ukomeze imbaraga wambara imbaraga zidasanzwe wambara imbaraga z'ubutsinzi wambara imbaraga zo kunesha uko byagenda kose umwami w'abamara harazatuneshereza uko byagenda kose umwami w'abamara harazadukomeza kandi nta wamwiringiye azigera akorwa n'isoni nta n'uwamutabaje ngo ananirwe kumutabara uko byagenda kose uyu mwami w'abama azaturengera uyu mwami w'abama azadukomeza uyu mwami w'abami azaturwanirira azaturwanirira iyi Mana ntabwo ikangwa n'ingabo ziteye ubwoba ntabwo igikangwa na biracitse nta nubwo igikangwa n'imbaraga z'abarozi nta nubwo igikangwa n'imbaraga za nyabingi iyi Mana yacu irihariye mu bumana bwayo haleluya iyi Mana irihariye mu bumana bwayo wankundira wakongera ukayisanga ukongera ukayihendahenda n'ukuri yakumva yakugirira neza yakumva yagutabara yakumva yakwiyegereza kubera ko yitwa ishoboye byose narenje kukubwira ngo wongere usubire mu muhamagaro wawe wongere wibuke Mana yanga ubwibone Mana yanga umuntu wishyira hejuru Imana yanga umuntu udaca bugufi Imana ikunda umuntu uca bugufi Imana igakunda umuntu ufite umutima wihana Imana uyu muntu iramukunda kandi iramuzirikana rero nshuti yanjye nubwo wabona byaba byarageze kure nakubwira nkakwinginga ntawe ntunze urutoki ariko byaba byiza nuntega amatwi ukanyumva bizanga byakunda Yesu ari uburyo ari buze kubigenza neza kubera ko no munyembabazi n'umunyempuhwe nyinshi iyi si ishobora kutakugirira imbabazi abakomeye bashobora kutakugira imbabazi abamuvukana bashobora kutakugira imbabazi rwose abaturanyi bashobora kutakugira imbabazi bakabona uri n'ikivume bakabona uri ruharwa ariko Imana data wa twese iyi ngiyi yabambye isi iracyari inyembabazi kandi iracyashoboye byose nta kijya kinanira mu bumana bwayo iyivuze biraba yategeka bigakomera reka nkwinginge wongere ube ku mavi wongere usubire ku mavi wongere uhamagara Imana uko byagenda kose irakugirira neza kandi yongere kugarukeho nshuti yanjye hano mu isi tuzahaba agahe gatoya mu mishinga yose utegura ujye umenya ko n'urupfu urimo uru rupfu iyo ruje nta muntu warusubiza inyuma ntiwaruha amafaranga ngo rugende ku mukene nta kintu na kimwe nta kiguzi wabona uruhereza kugira ngo rubashe kukuva imbere iyo ruje byanga byakunda ruratujyana ese nugenda wabuza ahantu ugiye ahantu uzajya niho uzamara imyaka myinshi kurenza iyo umaze hano ku isi byakabaye byiza rero ko wita ku iherezo rye ukita ku muremyi wawe uyu nguyu dusenga atureba tutamureba byanga byakunda ariho kandi azajyana be narinde kukubwira ngo ita ku iherezo ryawe ukomere kandi ukomere muri uru rugendo umwami w'abami abigushoboze yewe ntacyo nakora ngo bishobore ariko Imana irahari kugira ngo ibashe kugushoboza urakoze reka soze mbasengera Imana kugira ngo Imana nyiribihe Imana data wa twese yongere gukomange yongere ikomange ku mutima wawe wongere wibuka aho waguye ukagwa uyegere uyisabe imbabazi hanyuma ubashe gukomera mu buntu bwayo urera kandi urakiranuka uri umwami w'abami bihe byose uri data wa twese mwiza wowe urashoboye nta kijya kikunanira twakoze ibyaha byinshi twashyikira ubwiza bwawe ariko muri wowe tuboneramo imbabazi amaraso Yesu yamennye ku musaraba Golgotha aya niyo twizera tugakiriramo ngaho nyemera buri muntu wese wari waratanye akava mu byizerwa akava mu mbaraga zawe akava aho wamuhamagariye wongera umuhereze kwisubiraho wongera umuhereze gusubira inyuma atekereze yibuka aho yanyereye akagwa hanyuma yongera kugarukire kubera ko muri iyi si dufashe igihe mu ntambara kandi byanga byakundise
tuzabe igihe gitoya. Niyo mpamvu ninginze cyane ngongera ugarebera abera bose, abari basubiye inyuma, abari baguye bakabivamo, wongera ubegereza ubwiza bwawe mu izina ryera rya Yesu, kubera ko uri umunyembabazi kandi ukabona muntu bwinshi. Mu izina ryera dusenze twizeye, amen, amen.